ibyagezweho iyo tuvuga ibyagezweho turavuga imihanda, amashuri, amavuriro, turavuga ubumwe bw'abanyarwanda, kuba abanyarwanda muri iki gihe twunze ubumwe kandi ikigero cy'ubumwe bw'abanyarwanda kikaba kigenda kizamuka. Ibyo ni ibintu byiza byagezweho kandi dukwiye gushishikarira kubyongera haba mu bwinshi cyangwa se mu bwiza bwabo. Ntabwo tumushya ndumva no kuvuga byinshi atari ngombwa, ariko turishimye turanezerewe, mwadususurukije. Umudugudu buriya twari turi kongorerana ati iyo batahaba twari kubigenza gutya. Ikigaragara igikorwa cyari gukorwa ariko hari icyari kuba kiburamo. Rero turishimye turanezerewe ku bwanyu kandi twishimiye umurongo muzima murimo. Twebwe nk'ubuyobozi iyo turi kureba ibi tubibonamo ibice byinshi. Nkuko mubibona ikinyamakuru Ogera TV cyatembereye mu mudugudu wa Birembo, akagari Kangara, umurenge wa Bumbogo, ubwo ni akarere ka Gasabo. Ahangaha niho habereye umunsi mukuru w'intwari. Ahangaha ndi kumwe n'abantu batandukanye, hariho abantu b'itorero batandukanye basusuzaga ahangaha. Aha niho ibirori byabereye by'umunsi w'intwari. Abavuzi bigwi bavuga ibyo bagezeho, baravuga ngo icyambere ngo umutekano dufite nuko igihugu cyacu hari abantu bacitangire bakakigiramo ubutwari, harimo Gisa Rwigema, harimo Perezida Paul Kagame. Abangaba ahangaha turi niho habereye ibintu bitandukanye by'ubuyobozi bwa Birembo, aho bishimiraga umunsi w'intwari ukaba ugiye neza. Ngo nangeze mu mwaka wa gatatu primaire, ariko ngiye kumva numva umuntu wabaye wa mbere yari data wacu. Ngiye kumva numva ngo yagiye mu nkota, yagiye bavuga ngo yabagiye mu Nyenzi kuba data. Ko wagiye mu nkota, bavuga ko wagiye mu ki mu Nyenzi. Numva wende Nyenzi, numva ni ibintu tudashyikira. Gateka kabiri uko babwiye muri 19 itariki ya mbere urugamba rwo kubohora igihugu rwuruganijwe na Gisa Rwigema nabo bari kumwe. Ushaka umubare wabo nawo urazwi, abatangije urugamba cyangwa se ku itariki ya mbere tugomba kwinjiza u Rwanda uko byamera kose. Hari impamvu yari bateye, benshi muri bo barahejwe mu gihugu cyabo bavukamo, bafite n'imiryango, bakuru babo, barumuna babo, bakwikirwa, kwicwa n'ibindi. Tubona jenoside muri 1994 abenshi mu rubyiruko cyangwa se, ariko iyo ukurikiye amateka ubona jenoside ntabwo tubona 94 gusa, ahubwo tubona n'itegurwa ryayo na mbere ya 1994. Ari nabyo byatumye iryo tsinda ry'abasore batari bake
iyo tuvuze abasore ntabwo ari abasore gusa, harimo n'abakobwa bafata iya mbere ngo tugiye kubohora igihugu. ariyo mpamvu uva mu cyiciro cya mbere habonekamo ni abaguye ku rugamba, ariko baharanira ubumwe bw'abanyarwanda, baharanira kugira ngo igihugu cyongere kibe igihugu kitarangwamo umwiryane n'ibindi. aho igihugu cyacu kigeze no kuba niba umunyarugendo ukaba ufite imodoka ikaba ifite purake yihariye, wajya i Kigali ukahita bamenya ngo iyi ni bisi iturutse mu majyaruguru bitewe na purake yayo. ayo yari amacakubiri yaje. Imana ishimwe. nari ndumvaza kubera nzi ko uri kugezaho ikiganiro yagiye rahanura icyo agiye gukosora cyangwa se gutunganya, araje kubabwira arwana urugamba, igihugu arakibohora. uyu munsi wa none kugira ngo ntabwo agasura dufite ni ukubera ko hari ababigizemo uruhare. ndetse nagize amahirwe yo kwikorera n'ibiro 5 ngo bagemurire aho batangirije urugamba rwo kubohora igihugu, ariko noneho mu myaka yanjye 45 mfite, anyumvise nivuga 45 nawe wahita ushyira mu iyawe imbaraga zanjye izo gukorera igihugu. umunsi wa none ntabwo turi mu rugamba rw'amasasu n'imbunda n'ibindi, turi mu rugamba rwo kwiyubaka duharanira kugera ku iterambere, isuku, umutekano, umurimo unoze kandi ugize ute wihuse. turi mu gihugu, turi mu mujyi cyangwa turi mu gihugu gikeneye isuku. turi mu gihugu gikataje mu bikorwa by'ubukerarugendo. ntabwo turi umujyi wo guturamo gusa, ahubwo ni umujyi w'ubukerarugendo. ariyo mpamvu twebweho ntabwo tubabwiye kujya ku rugamba, nako cyari bato nkajya mu gisirikare cy'u Rwanda, igisirikare cyiza cyane dukunda, wakijyamo. ariko uyu munsi wa none nubwo utakijyamo, dufite byinshi byo gukora kugira ngo tubashe kugera ikirenge mu cyo batubanjije. nakoze muhimire rero nakire uwateganyije uyu munsi tugeze ikiganiro, bamwita Imana Viseni, akaba ari chairman wa RPF Inkotanyi mu mudugudu wacu. nk'uko natangiye bababwira RPF, tuvuze RPF hari icyo bisobanuye, ushaka wabihuza n'uyu munsi w'intwari. munyemere rero niba mufite ibiganza bizima, muri izi biganza tumukomere amashyi kugira ngo atageze ikiganiro nk'uko biteganyijwe kuri uyu munsi. murakoze. Akoze umusangiza w'amagambo ko mu mwanya kugira ngo twongere tuganire kuri uyu munsi twibukaho intwari z'igihugu cyacu, intwari z'u Rwanda. kugira ngo iby'ingenzi cyangwa se izingiro ry'ibiganiro by'uyu munsi twatangiye tubikomozaho. ibyo byiciro by'intwari z'u Rwanda urebye iryo zingiro ry'ibiganiro by'uyu munsi, iryo zingiro ryo kwizihiza uyu munsi. uko tubizi u Rwanda ni igihugu gishingiye cyangwa se igihugu cyaremwe n'intwari zarwo, n'intwari z'u Rwanda, kandi akaba ari igihugu n'ubundi gishingiye ubutwari, kubera ko nk'uko umusangiza w'amagambo yakomeje kubigarukaho, ubwo u Rwanda rwari rugiye kuzima bitewe n'imiyoborere mibi yaranze igihugu cyacu, cyane cyane yazanwe n'abazungu, abakoloni. ubwo u Rwanda rwari rugiye kuzima, n'ubundi rwagaruwe cyangwa se rwazuwe n'intwari z'u Rwanda, kuko nk'uko twakomeje byinshi cyane. nyuma rero yo kugerageza mu buryo butandukanye, kugerageza mu buryo bw'ibiganiro cyangwa se bwa diplomasi,
igice kimwe cy'abanyarwanda bari barahejwe hanze y'igihugu basanze nta wundi muti usibye gukoresha imbaraga za gisirikare. Ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 mu 1999 amahugurwa yatangira. Igishimishije uyu munsi ni uko wari ku isonga ry'urwo rugamba rwo kubohora igihugu General Major Fred Isabige ari mu ntwari z'igihugu kwizihiza kuri uyu munsi. Itariki ya mbere Gashyantare ya buri mwaka niwo munsi igihugu cyagennye wo kwizihizaho intwari z'u Rwanda. Kuri uyu munsi abanyarwanda twongera kuzirikana intwari z'igihugu, ariko iyo tuzirikana ntabwo tuzirikana intwari z'igihugu guhera muri 1990 kuko na mbere u Rwanda kuko nabivuze rwagizwe n'intwari zaho. Nayo mu byiciro bitandukanye by'intwari z'igihugu bifite dusangamo n'abantu babayeho mu mateka yo mu myaka itambutse, rero umwami Rudahigwa, Michel Rwagasana n'abandi. Abo bari mu byiciro bitandukanye by'intwari z'igihugu kubera ko bagaragayeho ubutwari mu bihe byabo. Kuri uyu munsi rero itariki ya mbere Gashyantare mu mwaka wa 2026 turizihiza intwari z'igihugu ku nshuro ya 32. Kuba twizihiza intwari z'igihugu ni umwanya mwiza wo kwibuka ubutwari intwari zagize. Niyo mpamvu kuri uyu munsi insanganyamatsiko y'uyu mwaka ndetse akaba ari nayo yari insanganyamatsiko mu mwaka ushize iragira iti ubutwari n'ubumwe bw'abanyarwanda inkingi z'iterambere. Ibi bivuze iki? Bivuze ko u Rwanda aho rugeze ubu ruhagejejwe n'ubutwari bw'abanyarwanda kandi rukaba ruhagejejwe n'ubumwe bw'abanyarwanda. Kuba intwari rero no guharanira kugira ubutwari mu buzima bwacu bwa buri munsi nicyo kintu dushishikarizwa kwimakaza, ndetse kuba intwari tukabiyoborwamo no kunga ubumwe bw'abanyarwanda. Kubumwe twese tukaba tukiyumvamo ubunyarwanda mbere y'ibintu byose. Numva nshaka kubaza ikibazo, iyo twicaye hano twizihiza intwari z'u Rwanda, ninde watubwira ese iyo bavuze intwari bisobanuye iki, cyangwa iyo bavuze intwari wowe wumva bivuze iki? Umuntu watubwira iyo bavuze intwari bakavuga ngo uriya muntu ni intwari, biba wowe muri wowe wumva ari umuntu umeze gute? Awasubiza by'indashyikirwa ku nyungu za rubanda nyamwinshi atirebyeho. Muhamadi cyane. Umuntu ugambirira gukora ikintu kiri mu nyungu za rubanda, mu nyungu rusange, mu nyungu z'abandi bantu kuruta uko yirebaho, icyo kintu akagikurikirana akagishimikira kurenga akigezeho, kabone n'aho byamusaba gutanga ubuzima bwe. Umuntu iyo wavuze intwari ni uwo muntu ugira ikintu yiyemeza, kandi icyo kintu yiyemeje kikaba kiri mu nyungu rusange kuruta uko kiri mu nyungu ze bwite. Icyo kintu akagikurikirana akagishimikira, inzira byanyuramo byose agashirwa ari uko akigezeho. Abo bantu rero bagiye bakora ibyo bikorwa biri mu nyungu rusange kuruta uko biri mu nyungu
zabo bwite, ibyo bintu bakabigambirira bakabishyira muri gahunda zabo, ndetse bakabikurikirana kurenda babigezeho. Abo bantu nibo twita intwari. Kugira ngo rero umuntu abe intwari hari indangagaciro agomba kuba afite. Mwebwe ko twahoze tubyibukiranya, hakaba hari ibyiciro by'intwari twibukiranyije, ndetse hakaba hari n'abantu twibukiranyije bari muri ibyo byiciro. Iyo murebye mugasubiza amaso inyuma, ni izihe ndangagaciro twasanga cyangwa se twavuga zaranze abantu b'intwari? Indangagaciro zaranze abantu b'intwari ni izihe, cyangwa se ziranga abantu b'intwari? Indangagaciro cyangwa se imiterere, imigirire yaranze cyangwa se iranga abantu b'intwari. Kugira ngo umuntu abe intwari agomba kuba ateye ate? Agomba kuba yanga igihugu cye se? Agomba kuba akunda igihugu. Reka Jamani bumve nawe atunda. Intwari imuranga umuhamashyi. Gukunda igihugu ni kimwe mu ndangagaciro ziranga umuntu w'intwari. Usibye gukunda igihugu, harimo kugira umutima ukomeye kandi ukeye. Buriya biragoye ko waba umuntu w'intwari utagira umutima ukomeye, kubera ko akenshi intwari zigera ku bintu bikomeye, ndetse abantu bamwe bareba bagatinya, bakavuga bati oya, ibi bintu ndamutse ngishoyemo ntabwo nabivamo amahoro. Icyo kintu rero kugira ngo ube intwari bigusaba kuba ufite umutima ukomeye. Mu byiciro by'intwari harimo Fred Gisa Rwigema, General Major Fred Gisa Rwigema. Kugira ngo ube uri hanze y'igihugu, bange gutera igihugu, ufite igisirikare, igihugu uzi neza, amateka yacyo uyazi neza, ibigo bya gisirikare bikirimo ubizi neza, ariko wiyemeze uvuge ngo yewe ngomba gutangiza urugamba rwo kurwanya kiriya gihugu. Ntabwo ufite umutima woroshye, ntabwo wabishobora. Nagiriye ubuntu bwo gusura indake Perezida wa Repubulika Nyakubahwa Paul Kagame yabagamo mu rugamba rwiswe urw'agasantimetero. Aho hantu habereye urugamba rurenga amezi 9. Habyukira urugamba kuva mu gitondo kugeza saa 12, kuva mu gitondo kugera saa 12. Ariko inkotanyi kuko zari zariyemeje ziravuga ziti aka gace twikebeye ntabwo tugomba kukavamo. Ni agace gafite uburebure bw'ibirometero 7, no kuva noneho ku mupaka winjira mu gihugu akaba ari ibirometero 4. Ako kantu bari baragakase bagacukuramo indake, baravuga bati aha niho tugomba kwerekera amahanga yuko twaje duteye dufite impamvu yo kurwana kandi ko tudateze gusubira inyuma. Byasabye umutima ukomeye. Umuntu rero udafite umutima ukomeye biragoye yuko yagera gute, biragoye yuko yaba intwari. Bavuzemo kandi umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa, ni umuntu nawe wagaragaye ufite umutima ukomeye, kuba yarabizi yuko abazungu badashaka ubwigenge, kuba yarabizi yuko atajyana n'abazungu, kuko ibyo abazungu bashakaga Mutara wa gatatu Rudahigwa yagaragaje ko abishyigikiye, kandi abizi neza yuko abazungu ibyo ngibyo babikuye na se Musinga, bikarangira banamuciriye hanze y'igihugu, ariko aravuga ati uko byamera kose ugomba guharanira ubumwe bw'Abanyarwanda, ugomba gushaka ubwigenge bw'Abanyarwanda. Nawe yagize umutima ukomeye
nubwo bwose yaje kubizira. Indangagaciro rero numva harimo gukunda igihugu, harimo kugira umutima ukomeye kandi ukeye. Ntabwo ari umutima ukomeye wa undi winangira, ahubwo ni umutima ukomeye ariko ugambiriye icyiza. Harimo kandi kwitanga, ko muri wowe udafite kwitanga biragoye yuko waba intwari. Harimo kugira ubushishozi, gushishoza mu byo ukora byose, kugira ubushishozi, kubera yuko uramutse udafite ubushishozi wakwibwira yuko ugiye gukora ibikorwa biri mu nyungu rusange, ariko ugasanga atari ko bimeze, ahubwo ahari ugasanga wakoze ibikorwa biri mu nyungu z'igice runaka cy'abanyarwanda. Harimo kandi kugira ubwamamare mu butwari. Kugira ubwamamare mu butwari aha ni ukuvuga ngo bitangira kare. Twahoze tubona abana babyina hano, musangiza w'amagambo aravuga bati dore ubutwari butangirira aha ngaha. Kugira ubwamamare mu butwari ni ukuvuga ngo ntabwo ari ibintu byakugwaho nk'imvura y'impangukano, ahubwo ni ibintu bigenda bikura, ni ibintu bijyana n'ibyiciro byose by'ubuzima umuntu anyuramo. Buriya biragoye yuko waba umwana ukava mu bugimbi n'ubwangavu ukagera mu gihe cy'ubusore nta gikorwa cy'ubutwari kikugaragaraho, noneho numara kuba umugabo bya bikorwa bikwitureho. Umuntu uzaba intwari buriya biva kare. Ni nayo mpamvu mu byiciro by'intwari tuzi ko harimo abanyeshuri b'Inyange. Abanyeshuri bari mu mwaka wa 5 n'umwaka wa 6 secondaire muri 1998. hari hashize imyaka 4 gusa jenoside ihagaritswe, ariko bagira ubutwari. Urumva imyaka mikeya nk'iyo ngiyo nyuma ya jenoside byari bigoye yuko abana bagira ubutwari nk'ubw'abana b'Inyange bagize, ariko kubera ko ubwo butwari bwari buri muri bo, atari ikintu bishakishagamo, abacengezi barahageze barababwira ati mwitandukanye, abatutsi hariya, abahutu hariya, ariko abana barababwira bati twebwe turi abanyarwanda, ibyo mutubwira ntabwo tubizi. Murumva namwe mu gihe gito kingana gutyo nyuma yo guhagarika jenoside, abo bana murumva batari intwari. Kubona abantu barabona ko bafite intwaro bashobora no kubagirira nabi, ariko baravuga bati oya, tubwira ntabyo tuzi, twebwe tuzabanyarwanda. Icyakurikiyeho ni uko abacengezi ntabwo bari bazanye n'amahoro, babahutsemo, hari abapfuye, hari abakomeretse, hari n'abarokotse wenda batagize icyo baba badakomeretse, ariko urumva ko abo bana bari intwari. Ubwamamare mu butwari rero ni ukuvuga ko n'ubundi ntabwo urubyiruko muri hano ntabwo bitegereza kungana nk'uko ngana uku, ntabwo bitegereza kuba mukuru kigero runaka ngo nibwo uzaba intwari. No mu rugamba rwo kubohora igihugu tuzi neza yuko abantu benshi bari biganjemo n'urubyiruko kandi bakiri bato. Indi ndangagaciro iranga umuntu w'intwari ni ukuba intangarugero, kuba umunyakuri, kugira ubupfura no kugira ubumuntu. Izi ndangagaciro rero ni indangagaciro n'ubundi usanga ziranga umunyarwanda wa nyawe, umunyarwanda ukunda u Rwanda, ukunda igihugu kandi uteye ishema no kuba umunyarwanda, n'ubundi usanga izi ndangagaciro zikwiye kumuranga. Ikindi rero twibutswa kuri uyu munsi ni uko ikinyarwanda nk'ururimi rwacu tugomba kugisigasira, kuko niyo nkingi y'ubumwe n'iterambere ry'abanyarwanda. Ni inkingi y'ubumwe kubera iki? Biduteye ishema kuba umuntu yava ku Rusumo akagenda akagera ku Rusizi rwa mbere cyangwa se urwa kabiri,
yahuranyije igihugu nta muntu n'umwe umusemuriye, aho ageze avugana n'uwo ashaka kuvugana nawe kandi nta muntu umusemuriye. Kubera iki? Kubera yuko ururimi rwacu ruraduhuza. Ikinyarwanda ni ururimi duhuriyeho, ibyo rero bigomba kudutera ishema. Sinzi hari igihe njya nibuka muri 1994 nko mu mezi y'ukwa 7, kwa 8, kwa 9, kwa 10, iyo wagendaga gutya ahantu hatandukanye mu Rwanda wumvaga harimo indimi nyinshi. Kubera iki? Kubera ko hari abanyarwanda bari barahejwe mu Rwanda, bari baraciriwe imahanga, bari bamaze gutahuka mu Rwanda rwababyaye nyuma y'uko rubohowe, ariko kubera yuko indimi z'amahanga babagamo arizo bisangagamo cyane, ugasanga cyangwa se gikurikira icyo cyiciro cya mbere cy'ikirenga, icyiciro cy'imena, hakaba harimo umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa nk'umuntu wagize uruhare rukomeye mu guharanira ubumwe bw'abanyarwanda. Umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa mu bintu bimwe yapfuye n'abazungu harimo gukuraho, abazungu bageze mu Rwanda bashyizeho imirimo yitwa shiku. Shiku yari imirimo abanyarwanda bajyaga gukora mu mirimo bitaga iya leta, ariko iyo babaga bagiye gukora iyo mirimo nta gihembo bahabwaga, yabaga ari imirimo bajya gukora, ariko icyo gihe wagiye gukora muri iyo mirimo ukaba utari buze kugenerwa igihembo. Urumva rero niba bihuriranye n'igihe cy'ihinga bakagupanga kujya gukora hariya, bitekereze nawe ukuntu wabonaga ugiye kurara ihinga. Rimwe na rimwe abanyarwanda iyo mirimo bakagera gute bakayikata ntibajye kuyikora. Waba utagiye kuyikora, abazungu bari barategetse ibihano, bakavuga bati umuntu utagiye gukora iyo mirimo bagiye bamushyira hariya, aho akenshi babashyiragaho bitaga ku iperu. Hari ahantu henshi mu Rwanda tuzi hitwa ku iperu. Ku iperu aho babahamagarira bakayita rero ku iperu, bakavuga ngo bagiye babashyiraho ngaho ku iperu, nibarangiza babakureho umwenda bambaye, ahasigaye babakubite icyo bitaga ibiboko. Ibyo bintu ubwa mbere ni ugutesha agaciro umuntu. Tekereza umuntu w'umugabo kumushyira mu ruhame rw'abandi nk'aho duteraniye aha ngaha, ukamwambura ubusa igice cy'inyuma, ahasigaye ukamukubita. Ibyo ni ibintu bitesheje agaciro umuntu, ari kimwe. Ikindi, uwabaga agiye gukubitwa yakubitwaga n'umwe mu banyarwanda wahawe imirimo, umutware se, umusushefu, umuntu ufite imirimo akora, imirimo yitwa iya leta ayikorera abo bazungu. Urumva nanone bikazana urwangano hagati y'uwahanwe n'uwamuhannye, kubera yuko yavuga ati wowe umukozi w'abazungu, wowe akamubona nk'umuntu ugamije kumugirira nabi. Rudahigwa abirebye aravuga ati ibi bintu byazanye amacakubiri mu Banyarwanda, ni ukuvuga ngo ngomba aca iyo mirimo yitwa shiku arayica, abwira abazungu ko atayishaka. Icyo kintu rero abandi kujyaganira n'abazungu cyane bigeze muri za 50, hejuru ya za 55, 56, Rudahigwa atangira kugaragaza gushaka ubwigenge bw'u Rwanda. Yagiye ajya Burayi mu Bubiligi, ajya gutembera, rero arareba avanayo amakuru y'uko ibindi bihugu byo muri Afurika biri mu mubiri yo kwigenga. Arimo gupanga kujya muri Amerika, nibwo kuko bamutsinze Bujumbura mu Bubiligi, ari muri gahunda zo gushaka ibyangombwa bijya muri Amerika, yitwaje ko yari agiye gusura itorero ry'Abadiventisti, kubera ko umukarani we uriya muzehe Mpyisi washaje mu minsi yashize yari umukarani we. Noneho amushakira uburyo
agenda agiye gusura itorero ry'Abadivantisiti muri Amerika, ariko ari kugira ngo abonane n'abayobozi b'umuryango w'abibumbye ababwire ko u Rwanda rushaka ubwigenge. Icyo gihe babimenye bapanze n'uwari umuganga we i Bujumbura, amutumaho ngo amusuzume ngo baganire arebe ubuzima bw'uko buhagaze, ariko urushinge yamuteye mu masaha make bari bumwitaye, babika urupfu rw'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. Ni nayo mpamvu kubera mu gusuzuma ibyo bikorwa by'ubudashyikirwa urwo rukundo yakundaga u Rwanda n'Abanyarwanda, barebye basanga agomba kujya mu cyiciro cya kabiri cy'intwari z'u Rwanda, aricyo cyiciro cy'imena. Muri iki cyiciro kandi harimo Rwagasana Michel, Uwiringiyimana Agatha na Niyitegeka Felicite ndetse n'abanyeshuri b'intwari babandi bavuze ku gitabo. Rwagasana Michel cyo namuvuga yari mwene se wabo na Kayibanda, yari wabaye perezida wa mbere wa Repubulika y'u Rwanda, akaba kandi ari nawe wari uyoboye ishyaka rya Parti. Noneho Rwagasana Michel aramubwira ati se iryo shyaka muzanye ko mushaka ubwigenge, niba atari ubwigenge bw'Abanyarwanda ukamuvuga ngo ni ishyaka Parti, rikaba rigamije gushyira imbere icyiciro kimwe cy'Abanyarwanda, iryo shyaka ntabwo narijyamo nubwo tuvukana, ariko njyewe hari ishyaka ryitwa Inari, Union Nationale Rwanda, cyangwa se ishyaka rigamije ubumwe bw'Abanyarwanda. Bavuga ngo ni ishyaka ry'umwami, aravuga ati njyewe iryo shyaka nibyo nzajya, kuko ndumva ari ryo shyaka rigamije ubumwe bw'Abanyarwanda. Mwene se wabo rero amaze kugera ku butegetsi, ntabwo byari byose yamworoheye, yaravuze ati uyu muntu udashaka kujya mu ishyaka ryacu agaragiye mu ishyaka ry'umwami. Nuko Rwagasana Michel nawe asaba ko ari kumva yari yagaragaje ubutwari buhambaye bwo kugaragaza ibitekerezo bishyigikiye ubumwe bw'Abanyarwanda. Nk'uko twatangiye tubivuga, icyiciro cya gatatu aricyo cyiciro cy'ingenzi kugeza ubu ngubu nta urwego rw'igihugu rushinzwe intwari z'igihugu, imidari n'impeta by'ishimwe, ntabwo rurabona umuntu ujya muri iki cyiciro, ariko ubushakashatsi burakomeje. Nibabona umuntu ukwiye kujya muri iki cyiciro, tuzabona izina cyangwa se amazina y'abantu bashyizwe muri iki cyiciro. Urwego rw'igihugu rushinzwe intwari z'igihugu, impeta n'imidari by'ishimwe, hari icyo urwo rwego rwashatse yuko tuzirikana cyangwa se dutahana kuri uyu munsi. Buri muntu wese akagenda azirikana ibi bikurikira. Icya mbere ni ugukomeza kwigira ku bakurambere b'intwari z'igihugu cyangwa se abandi bantu bakoze ibikorwa by'ubutwari, kugira ngo natwe mu buzima bwacu dukomeze kuba intangarugero. Nitwumva aya mateka y'abantu b'intwari, intwari z'u Rwanda, tukumva abantu bakoze iby'ubutwari, reka natwe tujye umutima wacu tugambirira kubigiraho kuba intwari, kubigiraho gukora ibyo bakoze, kubigiraho iby'ubutwari. Si ngombwa kuba intwari gusa ari uko wagiye ku rugamba rw'amasasu, si ngombwa kuba intwari ari uko wagiye muri politike ukagaragaza ibitekerezo byawe mu buryo bwa politike, ahubwo mu buzima bwacu bwa buri munsi, mu kazi kacu dukora, ubutwari bwagaragara. Niba uri umurezi, kwitangira abanyeshuri, ukumva abo urera, cya mbere ugomba kubarera n'ubwitange, nturebe inyungu zawe, nturebe ngo ese aka kazi nkora nkakuramo iki. Cya kabiri, ukabarera wumva yuko bose ari abana b'igihugu, nta gutoranya, nta kurobanura, ahubwo uko bakwicaye imbere bose ukabona ari abana b'igihugu kandi bafitiye igihugu akamaro ejo hazaza, bose waba urimo gukora ibikorwa by'ubutwari. Cya kabiri ni ugusigasira ibyagezweho no kubyongera mu bwinshi no mu bwiza. Ibyagezweho, iyo tuvuga ibyagezweho
turavuga imihanda, amashuri, amavuriro, turavuga ubumwe bw'abanyarwanda, kuba abanyarwanda muri iki gihe twunze ubumwe kandi ikigero cy'ubumwe bw'abanyarwanda kikaba kigenda kizamuka. Ibyo ni ibintu byiza byagezweho kandi dukwiye gushishikarira kubyongera haba mu bwinshi cyangwa se mu bwiza bwabo. Kwitoza iteka gukora icyiza no kwandika mu buzima bwacu bwa buri munsi, dukwiye kwitoza gukora icyiza. Ikibi tukagitera umugongo, ahubwo ukumva mu buzima bwawe ukagambirira ukavuga ngo njyewe mu buzima bwanjye nkwiye gukora icyiza. Ikibi cyaza ukavuga ngo oya, ibi ntabwo ari iby'umunyarwanda wa nyawe, ntabwo ari iby'umunyarwanda ukwiriye kurwanya. Gukunda ururimi rwacu rw'ikinyarwanda, tukamenya kurwandika no kuruvuga neza, ndetse abakuru tugashishikarira gutoza abana bacu ururimi rw'ikinyarwanda. Abanyarwanda kandi turasabwa gushungura ibyo twakira, itumire bunguri ibyo tubonana abanyamahanga, baba ababa mu Rwanda cyangwa se ibyo tubona binyuze mu ikoranabuhanga, dore ko ikoranabuhanga mu Rwanda rimaze gutera imbere. Ibyo tubona byose tubonana abanyamahanga si ngombwa kubimira bunguri, ahubwo dushishoze turebe, haba mu myambarire, haba mu myitwarire, haba yewe no mu mirire. Niba hari amahanga kurya imbeba babyemera, ntabwo ari iby'u Rwanda kuba wajya ahantu uzimanira imbeba. Tuzabyemere se no mu Rwanda natwe tuvuge ngo kurya imbeba turabyemera? Hari kirazira z'umuco nyarwanda, kandi tuzikomeraho bidutandukanya n'andi mahanga, kandi kuba turi ishyanga bitandukanye n'andi mahanga nibyo biduha ubutwari bwacu. Turasabwa kandi kugira ubumenyi no guhora twiga, twiyungura mu bumenyi n'ikoranabuhanga, mu mikorere igamije iterambere n'imikoranire myiza, mu bukungu, mu mibereho n'imibanire n'ubuyobozi bwiza. Guhora twihugura ni iby'ingenzi. Kuba narize nkaba mfite diplome runaka, kuba narize nkaba mfite umwuga runaka nzi gukora, nta mpamvu y'uko niba haje amahirwe runaka yo kwiga ikindi kintu gishya n'ibyo gutiga. Ikoranabuhanga ni ikintu kiyoboye muri iyi minsi, kuko mu kwezi gushize kwa 12 n'ukwa 11 abakozi bose ba leta igihugu hose hari ubwoko bw'ikoranabuhanga bategetswe kwiga bose nta n'umwe. Kubera iki? Kubera yuko leta mu bushobozi bwayo yarebye isanga iryo koranabuhanga abakozi bayo bose bararikeneye. Ni ukuvuga ngo babishyizeho, babishyiraho nk'itegeko, kandi baravuga ngo buri muntu agomba kugira certificat yarangiza akazitanga yuko yarangije kwiga amasomo. Niba rero leta ireba ikavuga ngo aya masomo arakenewe, nubyumva udakorera leta, ujye uvuga ngo ko leta yategetse abantu bayo kugira gutya, ahari nanjye ko ayo makuru nayumvise, ibyo barimo kwiga yewe wajya gutegeka washaka nanjye ko mutakivuga ikibazo rero muri make hari twaganira ku munsi w'intwari, ariko babwira ngo birakwiye ko umuco w'ubutwari tuwugira intego mu buzima bwacu bwa buri munsi. Biragoye yuko waba intwari mu buzima bwawe uri umuhemu, uri umuntu udakomera ku isezerano wagiranye n'undi, kubera yuko uramutse uri umuntu udakomera ku isezerano, uramutse uri umuntu ugambirira kugirira mugenzi wawe nabi, ntabwo bazigera intwari mu buzima bwawe. Reka rero dukomeze ubumwe bwacu uko tubiririmba
mu ndirimbo yubahiriza igihugu, ubumwe dusangiye bigira gute? Ururimi rwacu ruka tujye turirimba indirimbo y'urubyiruko ruri mu itorero ry'umudugudu wa Birembo. Nshimira abasore n'inkumi, urubyiruko rwo mu mudugudu wa Birembo ruhagaze mu ngamba kugira ngo barebe ko izi gahunda zigenda neza. Nshimira buri muturage wese witabiriye uyu munsi, kandi mutuma umuturanyi we yasize inyuma utitabiriye kugira ngo amukangurire ngo yewe nubura n'umwanya wo kwitabira gahunda za leta mu minsi itandukanye, ariko umunsi w'intwari babarira utaha tuzajyane, kubera ko nize ko ari umunsi ukomeye mu mateka y'igihugu cyacu. Ndashimira byimazeyo aba bayobozi bicaye hano imbere yanyu kuba bateguye ndetse no mu nshingano zabo kuba bazihagazemo neza no kuba batuyoboye neza. Nagira ngo rero twese hamwe turangize kwiha amashyi kuba twabonetse muri uyu munsi. Abakoze bakoze ikiganiro, fata mugenzi wawe mu kiganza ubaze ngo urashaka kuzabira imana, urabwira ibyo gusubiza biraharanirwa. Ibyo bibaze ngo uzabitangira ryari? Amusubije muke nakoze cyane, nansubije ngo barabitangiye muke. Akoze, reka twakire itorero dushyireho indirimbo, ubundi tukaza kubabwira igikurikiraho. Ariko by'umwihariko umuyobozi wacu ukomeje ikiganiro, ariyo mpamvu twese uko turaha duharanire kuba intwari, kandi ubutwari buraharanirwa, ubutwari buraharanirwa, kandi iyo uharaniye ibyo ababikunda ubigeraho. Murasakuje itorero Seruka
ntabwo baturutse mu gitondo bahita batega indege bajya i Burayi. Byagiye bitangira gutyo, bagatangira n'itorero ry'umudugudu rikazamuka, umurenge bakora ibirori bakabatumira,
umurenge bakabona ni byiza bakazamuka. uyu munsi wa none ubonye itorero kwa Mutiganda uzi amafaranga bari gukora muri iyi minsi ni menshi. Natwe rero umunyarwanda mugari ijya kuyishira hehe ku rugo. Itorero ryacu ry'umudugudu wacu wa Birembo turashaka muzamuke mumenyekane, muzamenyekana, ariko twabaguriye iki ibikoresho ibyo mukene byose. Turabakire mama wangaye Birembo yacu mu Kigali bavuga ngo turabagaga. Nasoma by the way twasoma ugana umudugudu wa Birembo ukawujyana, ntabwo ituro ryatunanira. ntabwo twiharije ijambo. hano umunsi w'intwaro none nizo ntwari z'ejo hazaza. murakoze cyane, twishimiye rwose itorero ryacu ridufashije kwizihiza umunsi w'intwari mu byishimo by'uyu munsi. rero ngende ndumva kugira ngo rikomeze ritere intambwe. yewe rwose cyane cyane n'uyu mwana wacu namushimira cyane ku muhate rwose afite mu gukomereza hariya itorero. yewe rwose nemeye 2020 ariko umwana ndamuha bitanu rwose byafasha. muraho neza muri mwebwe se hari abantu banze neza neza? nagira ngo tumenyane. nitwa Mugisha Jean Dodier, ntuye hano muri uyu mudugudu wa Birembo. nanjye rero ndi umunyabirori, nkunda umuziki ndanawukora. hari icyo nifuza, mfite ibikoresho by'umuziki. ese ubu ngubu wababwira ngo nibi mujye muza mu bikoreshe, hari icyo byaba bibatwara? hari ibi ngibi, hari n'ibi. hari abazi gucuranga za gitari se? hari abazi gukina na za ngoma se zitari izo? itorero ryabyibushye. ibyo rero birahari. abazi kubivuza muzaze mbibereke, ababizi bashaka kubyigisha abandi bazaze mbibereke, hanyuma itorero ribyibuke. oya nambare ntabwo naboneka. muzansanga he? azahabereka. akoze musangiza w'amagambo. ni iby'agaciro kugira itorero nk'iri ngiri mu mudugudu.
nk'uko yabivuze hari n'ahantu ushobora kugenda ugatanga ntabwo mushya ndumva no kuvuga byinshi atari ngombwa, ariko turishimye turanezerewe, mwadususurukije. Umudugudu buriya twari turi kongorerana ati iyo batahaba twari kubigenza gutya. Ikigaragara igikorwa cyari gukorwa ariko hari icyari kuba kiburamo. Rero turishimye turanezerewe ku bwanyu kandi twishimiye umurongo muzima murimo. Twebwe nk'ubuyobozi iyo turi kureba ibi tubibonamo ibice byinshi, nk'uko n'urubyiruko rwacu rufashwe neza kuruta rumwe tugenda tubona mu muhanda cyangwa rutakaza umwanya w'ubusa bikabashora mu bindi bintu. Aho ubutumwa bwanyuze ariko twarabutanze. Nta kibazo turabikurikirana ariko narabutanze kandi ubona buhaye ndamuzi. Ubwo ndaza kubikurikirana menye aho uko byagenze. Ubwo rero n'ubutaha tuzaba tureba uburyo twabinyuzamo neza, komunikasiyo igende neza, tubimenye niba bwageze, niba koko butarahageze, niba nta handi bwanyuze. Murakoze rero. nk'uko mubibona ikinyamakuru Ogera TV cyatembereye mu mudugudu wa Birembo, akagari Kangara, umurenge wa Bumbogo, ubwo ni akarere ka Gasabo. Ahangaha niho habereye umunsi mukuru w'intwari. Ahangaha ndi kumwe n'abantu batandukanye, hariho abantu b'itorero batandukanye basusuzaga ahangaha. Aha niho ibirori byabereye by'umunsi w'intwari. Abavuzi bigwi bavuga ibyo bagezeho, baravuga ngo icyambere ngo umutekano dufite nuko igihugu cyacu hari abantu bacitangire bakakigiramo ubutwari, harimo Gisa Rwigema, harimo Perezida Paul Kagame. Abangaba ahangaha turi niho habereye ibintu bitandukanye by'ubuyobozi bwa Birembo, aho bishimiraga umunsi w'intwari ukaba ugiye neza. Ikinyamakuru Ogera TV kikaba kihababereye, ubwo ibindi turaje kubikurikirana mu kanya biraza tubibereka uko bimeze neza, mwumve n'ijambo nyamukuru ribeye ahangaha. Murakoze, Imana ibaho umugisha. Reka dukomeze dukurikirane ibirori biri kubera mu mudugudu wa Birembo mu kagari Kangara, ahantu hari kubera umunsi mukuru w'intwari zamenye amaraso yazo zikagira icyo zitangira abantu. Uyu munsi umutekano dufite nibyo turi kuvuga, tukaba dufite umutekano. Imana ibarinde. Rero umunyamakuru wanyu Murwanashyaka Pacifique ukorera ikinyamakuru Ogera TV agakorera ikinyamakuru bita Murwanashyaka TV Show. Imana ibaho umugisha. Murakoze.